baba professor nkaho ufite ikibazo mu mutwe yafite ikibazo wenda kubwiye ngo yafite ikibazo mu mutwe utagifite yafite ikibazo mu mutwe utagifite yafite ikibazo mu mutwe kazi yafite ikibazo mu mutwe kubitira muri iki kiganiro wirenze muri iki kiganiro utumenya yuko njye abantu dushobora kumenyera mu kiganiro yafite ikibazo mu mutwe sibyo ko ndashobora kunterura sibyo ushobora kunterura yafite ikibazo mu mutwe man ushobora wenda kurura mfashe umwanya ndamuhuguye muri debate bro none se uyu muvandimwe arashaka kimwa ni gute usobanura umuntu rimwe kabiri gatatu kane gatanu atumva akuzi kuri ikigoryi uranyumvisha utongera kunkora wongeye ahubwo nawe uzongera kwanga kumva ibintu bizima wowe urivugira ibintu bwawe kawuncero ndore bro akuzi ko umuntu abareka mani ngiye kambwire kuri uyu mucengewe ikintu cyo nzakora ni kimwe zanisha n'umuntu ngewe ni gute ngewe waza mba bro ndakuretse kora kuri umuvandimwe kubahane bavandi nuko ari ikiganiro cyo kuri emuje muvandimwe tuzahane ariko winyifatira element ubushaka kumugira umuswa ntabwo uri umuhanzi sibyo we ni gute ushaka gufata element dekura bro ntabwo dekura mani dekura nawe nose gufata mani ise nibiki mani n'ibiki uri kuzana hano mani ikipe irangiza ku mwenda 10 na kangahe n'ikipe wa 5 ibyo n'ibiki uri kuvuga I was popping our MJ family people so tubahaye ikaze ku kiganiro gishyashya debate nshyashya anje n'umuvandimwe wanjye Ivan Smile so uyu muvandimwe uko mubizi sibye ko muhari ngo muce impaka naho ubundi nakazikemuriye cyangwa byishyira mu buryo nuko bitemeye kwihanira ariko uyu muvandimwe rwose nta munsi n'umwe azana ide nzima ahubwo bavandimwe rekanye babwiza ukuri uyu muvandimwe rwose muzareke dufate nk'iminsi 3 cyangwa 7 dukora amasengesho yo kumusengera kugira ngo ubutumwa bwiza njya muha bujye mumugeraho kugira amasengesho se bazaguhereyeho ko ari we mbona ufite ibitekerezo tujye tubwizanya ukuri wenda nubwo aribwo tugitangira ikiganiro KEYZ ubona utigira ikigori gikando kuko nigira ikigori gute akurira ibaze umuntu w'umugabo kwitura kanyita ikigori none se nigute rero ibintu bihera amubwira ngo ugasanga umuntu akubise undi none se KEYZ muri debate heruka wabonye comment warasomye comment nazo wabonye kubura n'ubusase nge nta comment yo kuri MJ nimwe ntajya nsoma nta comment mapipo n'abantu mushimira burama mbabona mwese n'abantu mu munenga nanjye mba mbabona n'ukuri bavandimwe mujye mu munenga mujye nabakuninga ndababona cyane rwose uko nyuma yuko umaze kuvuga ko sinema ari nziza kurusha umuziki narakorebye mbona ufite ikibazo sinema yinjiza cyane kurenza umuziki none ubwo ni nziza niyo abantu ngo bajyemo ibyo narakorebye mbona ufite ikibazo mitamvuga ati se nimba hoko ukimara kubona ko sinema ari nziza kurusha umuziki kuki nta kubaza ikibazo kigira gutya mbaza ikibazo kigira giti yego ese ubona turacyari muri tone y'abahanzi yego gusa twanavuga no kubakinyi ba filime oya duhere mu bahanzi icyo bita mu bahanzi ni ufite high dimension yego naga wose mfite ide bro je banyita Mr Talkative so no kuvuga ngo nakubazaga ngo ese ubona yego umuhanzi kutagira label cyangwa se ahabarizwa cyangwa se abantu ba managing cyangwa se management uri make kwi managing ni byiza cyangwa se kurusha uko bakumanaging umuhanzi kwimanaginga ni byiza mu buryo bwo kwinjiza kurenza ku managing ni byiza mu buryo bwo kwinjiza gute rero nibyo ushaka ngo usobanure ushaka kumbwira rero bavandimwe uyu muvandimwe ancoyeho debate n'inama adashoboye kuza gutsinda uyu munsi ntaza kongera kubona uri kuza wifatishwa bro ujye umenya ko imyenda iba yaramenze naje uyu munsi muvandimwe uraramuka uzanye ubugoryi mw'iki kiganiro nicake nkunige nta kintu bagomba kuza kumbaza kuko nakwihanganiye kenshi ukabeshya abantu ukayobya abantu ubaye ibitekerezo bipfuye wemeze fact twumvare uburi umuhanzi yo yimanaginga nawe tekereza kuba uri umuhanzi ukishyurira audio ukishyurira video ni gute ku mbuga zose tuzi zicuruza umuziki utazinjiza cyane kurenza umuhanzi ubikora ibyo byose ngo wenda bamukore video na audio ariko bakamucuruza agatwara nk' 10% cyangwa gatanu none nawe ndashaka umubwire mu gihe wowe uri gukora umuziki uri gutangira uri guhasuringa sibyo ukena amafaranga yo gushora naga abantu bose batangira umuziki baba bari abakene icyo tuza kucyumvikana uretse nta kibazo baza kumbwira batangiye ari abakire uraza kumbwira umuntu watangiye ameze neza uraza kumumbwira nta kibazo rwose uwo muntu numubona ninde tanga urugero rumwe David mwaratangiranye
Davis warebye indirimbo ze za mbere yasohoye zizi ni izihe zira ndirimbo yararimo neza yararimo neza kuko yararimo neza gute kwicyo gihe byicyo gihe nose giye kugira ngo ntabwo nari imari je nari imari kana ubwenge aba nende muri he biryogo irandirimbo rero nimba uyizi uretse biryogo rero nimba uyizi biryogo ni indirimbo Davis yakoze nkuko nawe aha kanya nanjye la video nayikora sibyo n'urugero shaka video uvuze iki aka kanya shaka video y'Inyamirambo uvuze aka kanya nkayikora ara mu muhanda yarari za arashutingiye bivuze ngo umuhanzi wese ahera hasi urumva ibyo sinabihakanye ntago buri muntu wese uje mu muziki aza afite umufungo uri hejuru niyo yazana uretse gato niyo yazana ufite ntago aba afite nko yaba afite nyuma yo kumara wenda imyaka 4 cyangwa 5 mu muziki ibyo ni ibintu byumvikana ngakomeza nicyo rashaka gukora management rero ikintu ikora management ni shortcut urumva ni inzira ngufi yo kugira ngo ugere ku bintu byawe Imana yaguteguriye nimba baje bakagushoramo amafaranga baragushoramo amafaranga tuba viral bakujyane hehe mu ba blogger mu banyamakuru kuri TV no wirirwa ariko wowe mu ndafite management 10 uzabe no ku banyamakuru bagutuke niko bimeze man ubona biterwa n'iki biterwa n'ubukene none se management muri make uravuze ngo ngewe niba nje mu muziki nkaza mfite amafaranga yanjye ninde ariko ndetse gato ndabaguha ndabarahari benshi urumva nkaza mfite amafaranga yanjye ndahita ndabavayiro ufite niba nje mu muziki nkaza mfite ibishoro byose bisabwa amafaranga yose asabwa kugira ngo nkore umuziki nyafite ndahita mba vayiro ndahita menyekana ushobora kudatumenyekana ariko ugomba kumenyekana urabe ufite amafaranga ugomba kumenyekana ku kibi ni cyiza iyo ufite amafaranga urabigigira bakakumenya nk'umuswa cyangwa bakakumenya nk'umuhanga ariko icyo bagomba gukora cyo ni kimwe bagomba kumenya bose reka mubaze dusabe Imana Emmanuel nk'umuntu waje agakora umuziki abantu batabyumva neza batanemera ibihangano bagomba kubyumva banza wumve batanemera ibihangano bye yego dusabe Imana Emmanuel sibaye viral ya managingwaga nandi nese dusabe Imana urugero rumwe ngo hayi dusabe Imana yabaye viral ku rwego buriyara dusabe Imana abantu batamuzi mwiki umuntu utazi dusabe Imana urimo hano uri kumva ikindi kiganiro niyandika muri comment ngo dusabe Imana nawe nzi dusabe Imana Emmanuel Michael Jackson no mu Rwanda nabyandike muri comment none numva ko dusabe Imana igihugu cyose kimwe n'urugero rumwe ngo hayi hari n'abandi bagiye baza buriya iyo umuntu akora umuziki akawishoramo akijyanamo uwapeke akajyamo wenyine aba afite amahirwe menshi ko azakuramo amafaranga menshi kurenza umuntu uri muri rebo ayo mahirwe rero akubiye gake gute ayo mahirwe rero mpamvu akubiye gake nibyo nakubwiye ngo rega sibyo hari ibintu rebo yo ibishinzwe wowe utagomba no kwirukamo yego tuvuge nk'ibiraka nimba ukeneye nk'ikiraka wenda cya MTN wowe ntabwo uri bugende ngo ndi umuhanzi mani ngo nararirimbye ngo za kiniki wapi ibyo ntabwo byo bakeneye bo bakeneye umuntu uza akavuga ati ngewe mfite umuhanzi ndamumanaginga akora ibi nibi nicyo baba bakeneye we ntabwo we wasaba ikiraka cyo muri MTN wowe buri awe uri umuhanzi babigoye keretse bo bakuyandikira bakagushaka uri viral uri popular ibyo se kuba viral niki kuba viral niki ubundi kuba viral nubwo waba ufite abantu batatu bakuze mu muryango so uri viral mu muryango wanyu kuba viral niki oya ntabwo twakemeranya muvandimwe niba utazi ibintu bya viral nese kuba viral niki ugerageza ureke kubinjira abantu bari viral mu gihugu batamamaza ni banga ariko abantu banga ni ingero nyine z'abantu bari viral batamamaza abandi barahari benshi nkaba kabano bura ntabwo kabano yamamaza kabano Franco my uncle turi kuvuga ku bahanzi muvandi utangiye kuzana abandi abamodo mu buhanzi nese ubuhanzi niki ubuhanzi niki oya turi kuvuga baririmbye abahanzi uvuga gutyo kare wose ariko ubuhanzi ni iki ubuhanzi ni creation yego ucyo bita creativity mu kintu bavandimwe mudukurikira kuri MJ ubwo duheruka hano dukora ikiganiro cya cinema n'umuziki turi kubikompara uyu muvandimwe ibyo bintu ni yarari kubyumva neza ngo by'uburyo ngo umuntu uri muri cinema wari umuhanzi nawe ntabwo yabaga byumva kubera icyo utabyumvaga impamvu narawe zitanze nyinshi cyane ngira ngo nibyo mbabwira ngo uyu mujene we akazi kiwe ni ugutuma impagarara ku zuba ndi gusubiramo ibintu navuze kuko njye ibyo narabivuze njye nakubwiye ngo umuziki ni icyo bita umuziki ugenda mu cyo bita souls mu mubiri mu wundi muziki ukurana bura n'ubugingo niyo mpamvu usanga nk'umuntu yababaye ugasanga yumvisha umuziki agarutse ku murongo
uri kumva naho mpamvu bavuga ngo bumvisha imiziki bakababara ahubwo banabiyahuye urakoze cyane kuki nyine biyahuye nuko bari gukora n'iki n'ubugi ni scam nese ni scam warayikoze mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuziki waje usanga wowe Ivan naje gusanga ariko kuba wasanga ikintu ari kibi byakuraho ko ari kibi ntago ari kibi ni kibi gute bari n'urugero ngo hayi kuba wasanga ikintu ari kibi bita bikigira cyiza ntago bigihindura uko ntabwo byakomeza nicyo nakubwiraga no umuziki tunarebye no ku gihugu cyacu u Rwanda yego umuziki ni ikintu giterura igihugu kigenda kigipushinga kurusha sinema sibyo kano kanya hari abantu bataba bakuzi kandi ukina sinema bo hanze ugasanga bazi dusaba Imana wavugagaho umuhanzi kubera ko umuziki nyine ufite ukuntu wo ugenda muvandimwe rero Mr. TV utangarura mu bintu bijyanye no gukompara sinema aho igeze igihugu n'umuziki kuko nk'uko wabyiboneye no kuri comment feedback zavuye mu bantu mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye niyo twaposting ifoto tukavuga ati hagati y'umuziki na sinema n'iki kirenze ndabizi neza ko 90 na kangaye kwijana bakora sinema comment nazisomeye reka tureke gutandukira point debate turi uyu munsi nivuga ngo ese umuhanzi ufite management yinjiza akanabaho neza kurenza umuhanzi wipapa kimama muri buri kimwe agatera imbere nyine ndashaka umurize nese ibyo bintu byahura gute byo nyine ari ikintu bita ubundi guta umutwe sibyo wowe wagiye wirukanse kuri set ugiye kureba indirimbo yawe usanze footage bazisibye uragarutse uje mu rugo usanze nta biryo bihari bagiye guteka ugenda kugiye guteka ni kuri yakote y'umuntu udafite management aho kuri yakote y'umuntu ukennye wivuga gutyo oya ntago ari umwe w'abakennye rero ntago umuntu wese udafite management abakennye kubera nose ubukivumbi ko na management afite nago akora imiziki ukayibona kandi myiza ariko na myiza cyane akoze cyane twakomeje arayikora ariko ntibivuze ko urwego ariho yaba afite management ariko ari ku rundi rwego urwego rero ni rwiza runarenze ariko nyine nicyo cyerekana ko yaba afite nka management buriya akabe ko ari ku rundi rwego rurenze none se ko bivugwa ko umuntu uri muri management percentage nini ashobora kwinjiza ku gihangano yakoze itarenga nka 20%. Ushize muri logique urumva reba zitabangamira cyangwa zigatsikamira abahanzi. Umva impamvu kaba 20 kanga gusobanurira. Yego. Wa muntu nawe wabyikoreye. Ese wa muntu wabyikoreye ukika ko abazi kweditinga, azi gushutinga, azi kurikodinga, ubu wa producer ukaba umuntu editinga, ukaba umuntu umudirector ukaba ibintu byose. Okay biroroshye. Reka nk'urugero rworoshye. Warishura warya ko rworoshye. Bateretse miliyoni 100 hano. Ku muntu wipapa kimama bakabamuhereza miliyoni 100. Bakanatereka miliyoni 100 hano. Ku muntu uri muri rebel. Ninde muntu wabaho neza kurusha undi? Ninde muntu wabaho neza? Waba ufite ubwenge bwinshi. None se wageze ngo nubwo wagwa miliyoni 100 se ngo nuko papa urinjije wageze ngo wazimaze iki? Oya, turi kureba miliyoni twavuze ko abantu ari. Umva banza wumve. Yego. Ntago abantu bose bashora kimwe. Yego. Bashobora kugwa miliyoni 100 ukazipfusha ubusa, ukazisindira. Ese KEYZ tutararengaho. Wemeranya na Muyoboke wavuze ngo Coach Gaël kuba agiye kuzana Chris Brown mu Rwanda. Yipashe muremure akakanya yakaba yafata ayo mafaranga akayashora mu bahanzi nka ba Kivumbi n'abandi bana bari kugaragaza impano zifatika hano mu Rwanda. Ngero muremeranya nago ngiye twemeranya kubera iki mutemeranya kubera ko ngiye numva ko kugira ngo ujye gutekereza bura kuzana Chris Brown nuko ubu uri ku rundi rwego sibyo ubwo ufite ikigero uriho nimba ari amafaranga nimba ujye gushora miliyoni 200 ubwo ufite izindi nyine miliyoni kuko ayo mafaranga ni amafaranga uvuga ati ngiye gushora nshye cyangwa nunguke sibyo rero numva ko Coach Gaël ni ikintu yabanje gutekerezaho akanacyanariza akanabona ibyo ibira byose mumubwira arabizi biramubwira ngo Chris Brown ngo bizagwenda byose aba yamedise rero ikintu ngiye buranumva numva ko Chris Brown buranaje mu Rwanda buraba birenze oya ku gihugu byo ni ibikana natwe twikundira entertainment natwe dukunda gusohoka tukunda amasho byaba ari byiza nkamwe mukunda amafoto ushobora kugira gutyo ukabona Chris Brown ukora kubitanye nkara muri arena agwaye ifoto rega nuko abantu babi byamamaye ariko singe neze gute tari wowe Chris Brown agwaye ifoto wayanga se sinayanga ariko nago ndi kurevuye kuvuga ngo oya bari hano ngo cyare ngo Chris Brown ngo twifatire oya ari mahirwe nyabonye nafatiranya bura nkamubona nkagurya nago nyina afatana nongeye video ifoto gusa yo gushira kuri Instagram afatana video ni video isa yo kuri YouTube bit monetize
ikama nk'amadolari nkangahe urabizi neza ko wamonetiza bakureba babyizera se ko mwari muri kumwe mayada abantu se sibanzi kuremuje no kuremuje bo ngira ngo ikintu ngiye kujya mbaha cyose mujye mugikunda nubwo cyaba kimeze ukuntu bura ngiye ngerageza ko video yindi kurikiyeho zitandukanye ni yarangiye izari nziza rero oya icyo cyo ntago ari ibintu twatindaho kuri MJ bari kubibona ko bavandimwe muri kubibona ko turi kubaha ibintu byiza na debate hari izo mwagiye mutubwira ngo mushaka ko tuzakora debate kuri basket na football nabyo tuzabibakorera mwe mujya muduha ibitekerezo by'ibintu mwifuza kubera yuko kutavuga ikintu kizima ubundi we ndavuga ati team yawe n'ubundi barakuzi KEYZ uvuze ngo iki oya byo taza kubizana KEYZ uvuze ngo iki ngo ngewe uvuze ngo iki ndekura ndawukubita umutwe ahubwo nawe ndagukubita umutwe uvuze ngo iki nese nako ngo ngemereza ibintu bibi abantu bo kure mujere cyo n'amajoro ndara buretse ari kugabanya urusaku ndawukubita ahubwo ndagukubita ari wowe iki se nicyo nshaka kuvuga uyu mujere ragira ngo gufatana amashingo bino biporo byo kuzuniga umuntu ngo niko kurwana arakantu bita kamawushe wowe gitangira kumfata gutyo gitangira kumfata gutyo banabonye njyana no kugukubita sima icyo oya buretse gato uzongera gutinyuka kunkora mu matama n'imyaka ngurusha ngo bene wanyu oya nakihangana byinshi ariko kunkora mu matama buri abuvandimwe ubu nsuzuguye ukabije tuba turi kuganira hano ndi kugerageza ngo mukosore ngushyire mu murongo mwiza akoshyira ndi mu murongo mwiza kuko ubu ufite ubujiji kandi ntago nshobora kwihanganira ubujiji bavandimwe kuba umuntu yakirengagiza ukuri nta muntu n'umwe bura mu buzima bwe wifuza gukorera undi nta muntu byifuza nta muntu wifuza gukorera undi umuntu uwo ari we wese afite ubushobozi cyangwa n'akazi uretse maze mubwire biterwa n'amafaranga bigaterwa n'akazi kugira ngo ujye kwanga gukorera umuntu aguha akazi ati n'ujye wicara hano uncungire urugo guha ibihumbi 10 by'amadolari ntabwo agakora ahubwo se kariye none se nyine waba uri gukorera ende waba uri gukorera Imana waba uri gukorera umuntu biterwa n'akazi narakubwiye ngo uyu mujene Smile ikintu azavuga bariho ELEEE guterera ucunga ELEEE umuntu afite mu mutwe ntabwo yabura gusohoka mu magambo sibyo nge uravuze ngo mfite ELEEE utayifite ni gute witora ukavuga uri gufata abahanzi ngo nibagakorera abantu ese KEYZ amafaranga gushora mu ndirimbo se indirimbo uzazikurute kucyumva ko batayafite se ninza nyafite Nuzuyafite suyakuye oya uretse ko ushobora kuvuga bose n'aba diaspora ubona baza mu muziki basanzwe bafite amafaranga yabo aba diaspora byafashe igikino n'iki kugira ngo ajye kubanza kuyakorera ariko abajema yafite nuze uwo ngo cyo turacyemeranya none se umuntu ujema afite amafaranga ye wamushishikariza kujya muri management cyangwa nyine kujya muri label cyangwa kwikorera agashora ibintu by'agakomeza kabyo wamushishikariza iki yayijyamo kuko nubundi azishyura manager yishyure set designer yishyure cameraman icyo gihe ni managing abo bantu ubwo narwo mu manager waba managing ntameze nk'uba managing nk'ubaha akazi ese urumva ari bamuha akazi ariko ubundi nkawe ntiwa managingwe n'ubundi ntaga nibundi si ngombwa ugira tuye duterana amagambo ntabwo turi guterana amagambo hari ibintu utari wagiraho hari ibintu utari wagiraho kumuhugura ntabwo nshobora kubona umuvandimwe ari gutana ngo ndeke kumuhugura iryo kosa ryo sinarikora ibyo wapi ngiye kugeza n'ubu minota ngiye banyarwandakazi yego sindumva ko urumva aka kanya nimba nta mafaranga ufite yego emera icyaha wemere kukennye uvuga ati Mana ahubwo ikintu ugiye kumfasha babarira impano yanjye yereka umuntu ayigweho supporting rero KEYZ nakubwira ko umuntu udafite ubushobozi ugwirirana pe mu buryo bw'ubushobozi kujya muri management ni byiza kuko tuzabona impano ye bazamushoramo impano ye tuyibone ariko ku muntu ufite ubushobozi bwe ntago nakugira inama yo kujya muri management kujya muri ubushobozi buhe kubera bwo kuri coding ndashaka kumenya ufite amafaranga yo gushora mu muziki kugira ngo ube nyine kuyashoramo nukuye kuyashoramo nukwishyura wa muntu uri buze kuguza kugukamera ibyo bitandukanye no kufite manager ahabikumenyere akumenyere cameraman akumenyere niki no ushaka kuyashoramo gute kumva KEYZ reka nkubaze rimwe ushaka nzagucurikire muri iki kiganiro ari gucurika muri debate rero nitaye ngo hari imbaraga ufite cyangwa nuzifite nzagucurikiremo hano uhita ubona yuko ibintu buri gushaka kuyobya abantu nashobora kubyihanganira ucurika nde wowe sibye ko nge umuntu nakore KEYZ udatinyuka ngo kubitira muri iki kiganiro muvandimwe naravuze ko nazakubitira umuntu mu kiganiro utazatuma ngukubitira muri iki kiganiro ngiye kugeza ari nige nazongera gukorana ikiganiro ahubwo hari igihe nanjye nazongera kwemera oya
hari ukuntu usobanura ibintu ukanga kumva ukirengagiza bavandimwe uyu muvandimwe ntacyo nakora ngo mwigishe yisumbureho mu bumenyi runaka akananira nzakora iki ikintu rero ugomba gukora nzamwange mumbwire njye nikorana ikiganiro nawe yikorana iki ikintu ugomba gukora ni kimwe icyo nakubwira cyo ibyo bintu ushatse gukora icyo bita separation kuri muje ntago wandusha abafana sibyo nituze no kubitinda oya ntago ibyo byo twabitindaho kuri muje ntago wandusha abafana ahubwo ari wowe mbaye mbikubwiye muvandimwe buriya kuri muje ngewe n'abantu bo kuri muje family tuze kubireba muri comment baza kuvuga ngo ngende kuri ruhande ni kuri ruhande gusa ikintu kibazo nuko dushobora kuza kubura comment wenda ubwaho nta kibazo byabiguye miswi n'ubundi abantu no muze kwiyanga bavandimwe mutubabarira uyu munsi mwandike comment muri iki kiganiro mumbwire ngo ibintu mbabwira uyu mujeni sibyo injiji Ismaili injiji Ismaili murabikofurimye ko ariyo uko uyu mujene na makuru abafite kezira umuvandimwe urange nkubwira muvandimwe umbwire ibintu bizima bigerageza ukoresha ubwonko kubera yuko ntago babisoresha ntabwo kubera yuko muvandimwe ingingo zose maze kugwa hano muri debate zose tumaze gukora kuri MJ Empire mba mbona ugerageza kwirengagiza ibintu by'ibitekerezo byiza mba ngo ariko ukazana ubugoryi bwawe ubujiji nkabona umuntu ari kumbana ikigoryi mu kigara umbwire kazi nene nakubwiye ko ubujiji uri kuvuga bro ako nyeka bakanye babwire ngewe sibyo ngewe namwe muri ukamera manze mu byumve sibyo ngiye kugeza uyu munota sinumva kuntu uyu mujene kuva ku munsi wa mbere avuga ibintu bimwe bihora byose ibihe bimwe bisubiramo nuko avuga ubugoryi ngo remete ngo rero none se ukivuga kuri element akujureka kumfata bro ukivuga kuri element ko ndebe ushaka kurwana ukivuga kuri element ko yarare muri 1:55 am depression igiye kumwicira mu rugo ariko depression kubera yuko ajya kumujyana mu nyiko buretse ni gutu ugwambya ngo management nziza ngo element ari kuregwa indirimbo zigera kuri 30 akoza atishyura sibyo yego none nge ndibaza ikibazo kimwe nkana cibariza coach Gaël yego sibyo nitaye ngo afite ngo certificate z'aba coach n'ibiki urumva nimba n'umukoci w'umupira byo simbyitayeho icyo nshaka kumubaza element agiye kugeza mu ndirimbo 30 uri kureba he ariko se kuba umuntu na boss wa Rebo nk'umukuru wa Rebo yatanga ubwisanzure abuhande abana managing niba element yarambwati wowe kora ngicyambere nuko bahiriza amasezerano umfitiye okay nuko saniye kuri coach ikosa rya mbere ni ukwizera abantu uravuze ngo coach Gaël ni ikosa rikomeye kuba yarizeye ba element n'abandi ni ikosa ribi kwizera umuntu ni ibisazi waba wizeye ubundi icyo bikoze kamubwire bura baravuga ati wagerageza ukubada umubyeyi yego uko n'ababyeyi kigiye usigaye no kumwubaha no kumwizera byose bivuge twumve n'iki usigaye umwizera ugasanga aragutengushye rero kwizera umuntu ngo wizere element usanze ni umustar kuza barabakutanye umwana umustar undi umustar sibyo ese KEYZ reka ibyo reka tubirenga ibyo ngibyo wenda bazagenda baburane uzatsinda ni gute wambwira ngo indirimbo sikosa yageze miliyoni zigana ko azigera mu 8 kuzamura ziri kurenga urabizi neza ko batayamuhaye kandi irimo iri mu ndirimbo iregwa ushobora gusanga element yarariye amafaranga akanga kwishyura Rebo kuki se ataba yarabahaye aya nago yabaha ngo bayamure nese element yakoze kuvuga ko Rebo yayihaye amafaranga ikanamurega ndakubaza element igihe cyose yamaze yo buriya ntigeze anagura n'umuriro ese element nase kugura umuriro urumva biraza gura na percentage abasabwa kwishyura ku ndirimbo percentage bo barikanye kuri element nta kintu ngo yigeze akora element ngo kuva yanagerayo buriya ngo sibyo kuri ngo ikintu yakoraga no kuri coding we yerekanye iki inde element yerekanye iki cyane n'iki nyine muri ibyo bintu bamushinjije wigeze ubona azakabanura izi ndirimbo narazigize yari yisobanura se nyine narisobanura atari yisobanura uzima mva atarisobanura uko afite depression iramwe akuzi kukurega miliyoni zirenga 40 depression gute element yayigira element ufite views zingana kuri miliyoni 10 miliyoni 8 yagira depression umuntu ufite views 30 ngahe akaba atari yapfa depression uri kuvuga afite ni iki tukiri ku bintu bya 1:55 am uretse gato ibyo tubirenge bazabyikemurira mbwira utekereza ko Kenisoro na Rosikana ari ihe mpamvu ifatika yatumye basezera muri 1:55 am Kenisoro na Rosikana impamvu ya mbere yego ntago ubundi ntago babyemewe ko nk'umustar kuriya kuba umufasha cyase kuba ari byo atari kuzuza ujya kumucyurira ku karubanda
urumva ni ibintu mugomba gukemura uko mujya kubyumvikana twari duhari ntabwo twari tubizi amasezerano mwagiranye ntabwo mwatubwiye sinzi impamvu rero mushwana akabyo tubona rero ikintu cya mbere buriya ikosa rya mbere iyo babanza bagakemura ibintu byabo ku murongo wasanga hari n'uwari kugumamo ariko guhita ushaka guhita wumvikanisha ko umuntu ntacyo yakumariye njyewe ngira ngo 155 hari abantu bayimenye kubera bari abahanzi hari n'abantu batari kumenya kwibaho bavuze ngo Bruce Melody nta kintu yakoze se kugira ngo 155 bimenyekane ndi kukubwira ngo badafata Bruce Melody KEYZ na Element byari bisaze gusa ari kuzayimenya Rusikana murike we nibwo yaguma nta kibazo Rusikana n'ubundi yaguma nta uravuze ngo ntacyo yica ntacyo kijije ntacyo rose reka nkubaze utekereza ko aka kanya Rusikana ko bavuye muri 155 AM we na KEYZ igiye kugwa ntago izaba gato wimbariza utekereza ko abo bahanze uko ari babiri bagiye gukomeza gukora kuri speed bari basanzwe bakorera ahubwo noneho buriya ikintu kigiye kuba ntago kizi hagiye kuba ikintu bita guhangana buriya KEYZ nubwo ari mugufi ntabwo yabura kwanga umuntu umusuzugura hanyuma Rusikana azakomeza kumuvugaho cyane azakomeza kora indirimbo ziwe azakomeza kora imiziki myiza niyo yakoraga yego urakoze cyane rero bavandimwe wo kuremuje nkuko mubyumviye umuvandimwe abyivugiye yemeye neza yuko umuntu udafite rebo ari bwo akora neza kurenza umuntu ntabwo mvuze ko ari bwo akora neza none se kuvuze ngo Rusikana na KEYZ uretse gato Rusikana na KEYZ ndakubajije azakomeza gukora nkuko yakoraga akora umuziki mwiza kuki azawukora kandi adafite rebo kandi wavuze ko rebo ariyo nziza nuko rebo ntabwo ivuze ko utakora umuziki kandi mwiza ahubwo rebo nakubwiye ikibazo cyawe nibyo mbabwira ngo nyine tujye tunamenya n'abantu tunaganira muri debate umuntu amenye n'abantu mumpuza nabo ngiye nganira n'abantu bari wise bari abadokiteri abantu nk'abo baba professor nkaho ufite ikibazo mu mutwe wenda kubwiye ngo njye mfite ikibazo mu mutwe utagifite njye mfite ikibazo mu mutwe utagifite njye mfite ikibazo mu mutwe kazi njye mfite ikibazo mu mutwe kubitira muri iki kiganiro njye mwirenze muri iki kiganiro utumenya yuko njye abantu dushobora kumenyera mu kiganiro njye mfite ikibazo mu mutwe sibyo ko wenda ushobora kunterura sibyo ushobora kunterura njye mfite ikibazo mu mutwe man ushobora wenda kunterura mfashe umwanya ndamuhuguye muri debate bro none se uyu muvandimwe arashaka kimwana ni gute usobanura umuntu rimwe kabiri gatatu kane gatanu atumva akuzi kuri ikigoryi uranyumvisha utongera kunkora wongeye ahubwo nawe uzongera kwanga kumva ibintu bizima wowe urivugira ibintu bwawe kawunkero ndore bro akuzi ko umuntu abareka mani ngiye kawumbwire kureba mucengewe ikintu cyo nzakora ni kimwe zanisha n'umuntu ngewe ni gute ngewe wowe waza mva bro ndakuretse kora kuri umuvandimwe kubahane bavandimwe nuko ari ikiganiro cyo kuremuje muvandimwe tubahane ariko winyifatira element ubushaka kumugira umuswa ntabwo uri umuhanzi sibyo we ni gute ushaka gufata element dekura bro ntabwo dekura mani dekura nawe nose gufata mani yise nibiki mani nibiki uri kuzana hano mani ikipe irangiza ku mwenda 10 na kangahe ni ikipe wa ratanu ibyo ni ibiki uri kuvugana ibyo mani utaza kubijyamo sibyo none se umujene umuntu mani adafite ahubwo umujene ubona adafite ikibazo wowe ubona adafite ikibazo gikomeye mwana none se uyu mujama ndamusobanura ibintu ni yumva abajya bigenda bite ni iki kintu utari kumva niba ngiye nkubwiye ngo umuntu utari muri rebo umuntu wimanaginga akorera amafaranga menshi akanabaho neza iyo ari gukora umuziki mwiza kurenza umuntu ufite rebo ubugendera kuki wamaye bangahe se ni bande se ahubwo naguhaye none se ubundi kuki nimba ibyo bintu koko ari byo koko ubyemera ninde washyizeho rebo ninde wazikireye ninde zaziye iki ushatse kuvuga ko rebo zaje umuntu uzana rebo ari ikigoryi abantu bazanye rebo akujya uvuga utangura abantu rero bazanye rebo nanjye utazabona nakwihoreye nakwihangana nkagutera ngo nkubite hasi hari umunsi rimwe nzatera n'ubite hasi nyine birangire nakundi tukuririmbira kubera yuko muvandimwe nta kintu nakora mwumvishe nkwigishe nkugure umenye ngo ibintu bigenda bite ikintu cyo mba nubashye ni ikiganiro nanjye ikintu nubashye n'abantu badukurikira hano ubundi mba naterwa kubita hasi nyine muvandimwe sinjye nanga amahirwe ya kabiri kunyikurira kuri kuba nakuretse suko mba nakurya ikintu cyo mu nda cyangwa cyayi cyo mu mutwe sibyo suko mba nakurya ariko ngiye cyo mba nibahana ikiganiro sibyo rero utazongera kubugerageza ugasanga ndahukubise ese ubundi tureka amagambo dutange facts zumvikana facts imwe ebyiri eshatu zumvikana z'uburyo umuhanzi uri muri rebo ari we wabaho neza kurenza umuntu utari muri rebo nabyo nkubwiye kuva ngewe mu gihe utarwakora ikiganiro utuje satsinzwe jewe dutuze
Okay, dutuye. Jewe abantu bo kure mu gihe bonyine bazongera gukemura bino bibazo. Wowe uri ikigoryi we nta n'ubwenge. Genda ikigoryi. KEYZ uravuze ngo Ismail ndi ikigoryi ngiye ku myaka yanjye ndi ikigoryi. Ungisi ikigoryi mu kiganiro KEYZ. Umvishe mu by'ubugoryi gusa. Bavandimwe urareka njye mbabwira uyu muvandimwe nyine nakundi. Umuntu muhingingo akagakumva. Ukamusobanurira akanga kumva. Ntacyo mukande subscribe umuntu atange comment mumbwire ngo hagati y'umuntu uri muri rebo n'umuntu utari muri rebo ninde muhanzi ubaho neza.